kugira nge ubunaniwe iyo wari kugutabara ari ukwishe bitera agahinda abageragezwa nuko babavuga muje mwicecekera hanyuma bitumye mbivuga gutyo wowe yitega amatwi abavuga bafite iminwa kandi umunwa kuvuga niko kazi baraguherera ukagira ngo baragukunze kumbe bari mu kazi ababakari wawe wibwira ko ari inshuti z'umumaro ukabazengurutsa inzu yose ukabamenera amabanga ntacyo usize bakeraga kuri umukire none basanze urumukene warashize wibwiraga ko ari inshuti ubonye naho bo barimo baragutaga bashakaga icyo bagukuraho none basanze ntacyo ubarusha dore kuvuga we niko kazi umva inkuru we bakazicuranga mu manama yabo no mu mahuriro yabo ni wowe kiganiro ariko bihorere bavuge n'ukuri bareke bakwamamaze umva bihorere bakuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye wari uzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibintu bireke kuko ibikozaniye byose uwiteka ntiwubibumba iminwa bihorere bakuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye wari uzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibintu bireke kuko ibikozaniye byose uwiteka ntiwubibumba iminwa igihe cyabo kigeze baravuga ntibavuge ni mu gihe bareke babikore bagucira ibico ariko ntiwabibatumye bavuga kuri muto ntukaribyo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri munini ntukaribyo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri mugufi ntukaribyo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri muremure ntukaribyo ariko ntiwabibatumye bavuga kutabyara ntukaribyo ariko ntiwabibatumye bavuga ko wagumiwe ntukaribyo ntiwabatumye kubivuga bavuga ko umeze nabi naho byaba aribyo ntiwabatumye kubivuga yego amadeni arakwishe ariko ntiwabatumye kubyamamaza yego uri umunyabyaha ariko ntiwabatumye kubyamamaza kandi babikora batayobewe ko barimo kuguhemukira babikora batayobewe ko amateka yanyu muntajyahinduka babikora batayobewe ko uwiteka ari ukuzi kubarusha nukuri bafite amakuru ko uwiteka ari ukura ku cyavu ikimenyimenyi iyo muri kumwe wumva bari kubihamya uzumva bakubwira bavuga ngo nizibikazara amagi uzumva bakubwiye ngo n'ingumba zirabyara zigaheka baza kuri inkuru wari waragumiwe wabonye umugabo baza guhira inkuru wari umukene nyuma
ntajya ahinduka. Uzabaza kuzuti sakwe sakwe, uzumva bagusubije batisoma, utinyira ubugenge n'ubugenge bwayo. Uzumva bagusubije bati inkoko icutse itonsa. Uzabaza kuzuti sakwe sakwe, uzumva bagusubije batisoma, utinyira ubugenge n'ubugenge bwayo. Uzumva bagusubije bati inzoka igenda n'amaguru. Uzumva bagusubije bati inka y'umukara ikamwa yera. Urumva ko ntibayobewe ku munyabyaha cyaba umukiranutsi, kandi aca umugani ngo agatinze kazazana amenyo ya ruguru. Nawe babwira utagatinze kazazana Yesu wabarokore. Utinya bakuvuga uri umukene bakakuvuga uri umukire. Abahemukira uri mu nda ntibareka kwemukira uwo barora. Abo bareke ntacyo bazakora ku mugambi Imana igufiteho. Wibuke ku mukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Barakubona mu ishusho y'uyu munsi ariko ejo ntibayizi. Ihorere wikirizwe ibindi ni hanyuma. Ihorere bakuvuge nubwo byaba ukuri ntiwabibatumye. Wari uzi ko ari intama bakubera ibirura. Ihorere ma, wowe haranira kuwiteka kwishimira ibindi ubireke. Kuko ibikwazamiye byose uwiteka ntiwubibumba iminwa. Ihorere bakuvuge nubwo byaba ukuri ntiwabibatumye. Wari uzi ko ari intama bakubera ibirura. Ihorere ma, wowe haranira kuwiteka kwishimira ibindi ubireke. Kuko ibikwazamiye byose uwiteka ntiwubibumba iminwa. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari. Kuba mwiringiye aracyahari Yesu, nimugume muri we ahora ari seriye. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari. Kuba mwiringiye aracyahari Yesu, nimugume muri we ahora ari seriye. Aracyakiza Yesu bamwizeye, aracyatanga agakiza ku bagakeneye. Aracyababarira abanyabyaha, aracyakura kujya vuba bamukorera. Aracyakiza Yesu bamwizeye, aracyatanga agakiza ku bagakeneye. Aracyababarira abanyabyaha, aracyakura kujya vuba bamukorera. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari. Kuba mwiringiye aracyahari Yesu, nimugume muri we ahora ari seriye. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho
wamukomeye amashyi kuyafite aracyariho Yesu naho yagiye araboneka cyane kubamushaka aracyaruhura baremerewe aracyatabara bari mu kaga aracyariho Yesu naho yagiye araboneka cyane kubamushaka aracyaruhura baremerewe aracyatabara bari mu kaga Yesu ni mwiza ntahindukana mbawe uko yahozeho na n'ubu ni kwari kuba mwiringiye aracyahari Yesu nimugume muri we ahora ari seriye Yesu ni mwiza ntahindukana mbawe uko yahozeho na n'ubu ni kwari kuba mwiringiye aracyahari Yesu nimugume muri we ahora ari seriye amashini batashize yamwongere ahirwa bamwemera bakamukomeraho abo niba yapfiriye aradukunda nimukomere aracyasohoza amasezerano arindisha ngo yavuze yivuguruza namba ahirwa bamwemera bakamukomeraho abo niba yapfiriye aradukunda nimukomere aracyasohoza amasezerano arindisha ngo yavuze yivuguruza namba haleluya Yesu ni mwiza ntahinduka namba uko yahozeho na n'ubu ni kwari kuba mwiringiye aracyahari Yesu nimugume muri we ahora ari seriye Yesu ni mwiza ntahinduka namba uko yahozeho na n'ubu ni kwari kuba mwiringiye aracyahari Yesu nimugume muri we mukomere amashyi menshi cyane Yesu ni mwiza ntahinduka namba uko yahozeho na n'ubu ni kwari kuba mwiringiye aracyahari Yesu nimugume muri we ahora ari seriye mukomere amashyi menshi ababyeyi bamuvugiriza impundu Yesu ni sawa Yabaramukije nanone bavandimwe mu izina rya Yesu amahoro abe muri mwe nimukagira undi mwenda atari uwo gukundana kuko Yesu yadukunze ikibazo gikomeye nuko aho gukundana ahubwo urwango ruragwira mbese dukora iki mbese tugire dute umuntu wese utuye ku isi kirazira kwa buri umwanzi n'umukunzi ariko n'uwo mukunzi bavuga nabonye ari uw'igihe gitoya mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 10 niho hatubwira kudakunda mwene se atari umwana w'Imana iyo ukomeje ukamanuka ukajya ku murongo wa 15 niho byumvikana neza ko umuntu wese wanga mwene se ari umwicanyi ko turabavandimwe turangana dupiki nanje ndimubemera ko ibibi byinshi biva kuri Satani ariko umenye ko dushuka kubikora uyu munsi ejo tukazabizira umenye ko hagati ya Satani n'umuntu harimo inziga ikomeye icyo gituma ahora kubita agatoki ku kandi ashaka ko turimbuka numukurikire Satani aragushuka ni mubi ntugera mu mwijima ndabona araguconjomera abe numukurikire Satani aragushuka ntugera mu mwijima ndabona araguconjomera
ahora atwereka ibyiza byo gukora icyaha ntatwereka ingaruka zacyo arusha umukobwa gusambana ariko ntamwereka ko arahakura inda y'indaro muri ubwo busambanyi ntabwo yakwerekana ko ejo hazavamo uburwayi aragushuka kwica umuntu ariko ntakwereka ko ejo uzaba uri muri gereza aragushuka ngo ujye kwiba akaguhisha kurafatirwa mu cyuho mbega umugome we satani ntamubagira aragushuka gutandukana n'uwo mwashakanye nakwereke guta agaciro akwereka ishusho y'ibyiza byo gukora icyaha naguha ishusho y'urupfu akwereka uyu munsi ariko ntiyakora ikosa ryo kukwereka ejo hazaza arakubwira ngo nukora uravunika akaguhisha ko ejo uzicwa n'inzara ayiwayiwayiwe mbese uwo wamubwira inshuti numukurikire satani aragushuka ni mubi nugera mu mwijima ndabona araguconshomera abe numukurikire satani aragushuka kuko nugera mu mwijima ndabona araguconshomera Ekamba ingero zimwe zigaragaza ko umugambi wa satani ari uwo kutwica no kuturimbura yohereje Delila kwa Samusoni birangirira ku gashinyaguro n'uburetwa yashoreje ku rupfu rwe n'abamushinyaguriraga bose barazima yohereza umuntu gucisha uburozi akamuhisha kwabo yicaza abasangayo mbese ubumba bw'iriki oturangaye atumara abagambaniye Danieli barapfuye ntihasigara n'uwabari mu rugo urwango yashyize muri Hamani rwatumye havamo n'inzirakarengane yashyize ikinyoma muri Ananiya na Safira nta n'umwe muri bo warokotse yoheje Hamunoni gufata Tamari ku ngufu uwo nguwo nawe yarapfuye tuwe masata tumara we habe umukurikire satani aragushuka ni mubi nugera mu mwijima ndabona araguconshomera habe umukurikire satani aragushuka kuko nugera mu mwijima ndabona araguconshomera garukiraho umukurikire satani aragushuka n'umwicanyi nugera mu mwijima ndabona araguconshomera habe garukiraho aragushuka nugera mu mwijima ndabona araguconshomera bakunda kumbona ndirimba mfite morale cyane maze iminsi ndwaye muri hangana ariko icy'ingenzi se ukumva ubutumwa ngira ngo Yesu wamugisha hanyuma navuze iburasirazuba gusa arabahoze bambaza batese ni iburasirazuba hehe ko iburasirazuba ari bunini ni akarere ka Bugesera murenge wa Ririma yego nje nurutse yego hanyuma hano nabonye abantu tuziranye ari babiri bonyine ni babiri gusa ni Nyampinga na Pasiteri Shimiye nibo bonyine tuziranye hanyuma uyu Pasiteri Shimiye itangira ryo gukora umurimo w'Imana kuri jewe ari ku mwanya wa mbere mu bantu baritangije
ubwo mwumva ndirimba mukumva, ariko burya hari ahantu byagiye biva. Ambwira ko nzakorera Imana, naramusetse cyane. Ni umuntu wari waturutse iyo ngiyo yambaye ibipantaro binini bigenda bigira bitya bikora hirya. Ndavuga nti ariko se uyu muntu yavuga ikintu koko kigakunda? Ariko nubwo nanjye nari ndi kubivuga gutyo, nanjye nta muntu wari uri muri jyewe. Nta muntu wari muri jye. Yewe ubu mundeba ndubatse, umugore n'abana. Mwari muzi ngo ndi umusore? Ahubwo nta nubwo ndi umugabo muto, nta nubwo ndi umugabo uri kubyiga. Ntabwo ndi umugabo, sindi mushyashya mu bagabo. Yego, mazemo igihe, imyaka 20. Tagira ngo kuba umugabo kwanjye ni ibintu ndimo niga cyangwa ndimo ntozwa. Yewe maze imyaka 20 nubatse. Wabimenya? Ariko mu by'ukuri wenda hari igihe hazabaho ubuhamya bwanjye, ariko bwa mbere ambwira ibyo bintu nawe yabonaga ko namaze gusaza. Nari narashaje igihe kitaragera, ariko maze kugera mu Mana, niyo mpamvu nange mutari kubyumva. Ntabwo mubyumva, ndashaje ariko ntimuri kubyemera. Nuko namaze kugera mu Mana, Imana igahita igira ukundi kuntu ibigenza. Nta munezero naba narigeze mbona mu buzima bwanjye nk'uwo kubana n'Imana. Hari abagabo babiri njya mvuga, Imana na Satani. Hari abagabo babiri njya mvuga, abo bahora bahanganye, ugasanga umwe ibyo ashaka si byo ndashaka, bahora bavuguruzanya. Abo bose ndabazi, buri wese nabanye nawe. Hari uwo nabanje, hari n'uwo nakurikijeho, ariko uwo nabanje ni mubi. Ni mubi pe, ni ukuri. Niba wari ukiriye uhita uvayo uyu munsi. Kwa Satani ni habi cyane. Nari nsaziyeyo, wenda nihaba umwanya hari igihe nzagaruka nkabibabwira neza, kuko uyu mwanya bampaye no kuririmba. Hanyuma mfite abahungu 3. Mfite n'abakobwa 4, ubwo ni abana 7. Ariya hari uhamagaye Yesu, ni ukuvuga ngo arumva bitakunda, arumva bidashoboka, ariko abo bana n'abanjye. Madamu wanjye twashakanye ari umukobwa, ntabwo yari yarabyaye hanze wenda ngo mbe ndikureramo n'aba bandi. Abo bana bose n'abanjye. Mfite imyaka 45 y'amavuko. Yewe rero kubera ko biri kubatangaza, biri gutuma nzaguma ku Mana, ntabwo nzayiva. Biri gutuma, murimo muratuma nguma ku Mana mwebwe, murimo muratuma nyigumaho. Ubwo hagati ya je n'Imana imbere yanyu, ubwo turemye igitangaza. Nibitangaje se? Uyu azi wacu, hari umuntu bari bazanye witwa Nkurikiyinka Elia, yaririmbaga indirimbo za Theo. Nizo yagendaga aririmba. Amatsiko rero yari yanzanye aho hantu, nari nzi ko ari Theo bose babireba wahaje. Ni mu mwaka w'2006.
2006 nari nzi ko ari Theo wahaje, nuwo wamuruje avuga ntuye umuntu ndiko ncuranga ntamuzi kanzamuke. Ndagenda nasanze abantu benshi, nari umugaturika, nari n'umuyobozi w'abaririmbyi bose muri paruwasi. Ninjye watangije muzika, ibintu byo gucuranga ibingibi bya muzika ibyo bita solfège byabitangije muri paruwasi gaturika ya Ruhuha. Navukiye muri kara gace hepfo gatuye mu Irango, abantu bahazi. Urahazi? Yego. Hariya house ari muri secteur ya Gakomeye, ariko Gakomeye bisigaye ku izina ry'akagari. Hanyuma murumva ko muri paruwasi nitwaga nk'umuntu ukaze cyangwa se uzwi, ndetse muri biriya bihemuza nicyo gihe Padiri Canisius yari yamaze gufata umwanzuro ko ngomba kujya mba kuri paruwasi kubera ibyo bikorwa. Ubwo ne natangiye kujya mba kuri paruwasi rero, ariko mwebwe mwaje ndi mu rugo. Hanyuma narahageze mpasanga abantu benshi. Ikintu kugira ngo ndebe abantu cyangwa se ndebe abangaba bavuga butumwa byansabye kurira igiti. Arabyiruka amanurira nari ndi mu giti hejuru, ngo kari akantu kari hariya mu giti kariya. Ibiti byari birimo abantu batandukanye, ariko ni jyewe yabwiye. Mu bantu bose bari bari mu biti ni jye yabwiye, ni jye yatunze urutoki abivugaho. Ibi byose yavuze, byose ibintu byose mwumva mukanyumvaho, ibyinshi ni pasiteri wabivuzeho. Abandi bampanuriye, ariko uyu nguyu ari we wabanje. Rero kuba yanagize umugisha umva arambwiye ati ngwino bane natwe mu iteraniro, mba numva nje nitabye umubyeyi. Yego. Yesu rero abaho umugisha, ntago nabivuga, ngiye kubivuga kuririmba sinaririmba, reka ndirimbe ubutaha nzaza mbaho ubuhamya. Murumva ko byonyine buriya je mfite ubuhamya cyane cyane bw'ingano yanjye. Ingano yanjye yankozeho mutagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko yankoragaho nge niyakira, nge nariyakiriye pe, nge numva nta kibazo mfite. Kuko njya no gusezerana na madamu, nuko nasezeranye n'umukobwa munini kandi muremure, ntago byari byoroshye. Bansubijeyo inshuro 4, ariko ku nshuro ya 4 ho nari mpuye n'ikibazo, kuko assistant burugumesitiri yangirutseho n'inkoni, yaciye igiti. Kuko nari maze iminsi mbazengereza ko nshaka kubaka urugo n'umukobwa mubereka, ariko giye bakanyohereza ku ishuri. Ku munsi wa 4 rero ho baciye n'inkoni, banyirukaho ndiruka. Ariko bamaze kwinjira muri biro nanone bambona ku idirishya. Ubwo abandi basezerana babanje kureba mu ndangamuntu ngo barebe imyaka yabo, gese ko byagenze. Kugira ngo nasezeraniye ku ifishi ya batisimu, kubera ko Kiliziya Gatolika ibatiza impinja. Amahirwe nagize rero nuko ababyeyi bambatije ndi uruhinja. Ifishi ya batisimu rero nabatijweho niyo yagaragaje igihe navukiye, kuko igipande cyo nta cyari kigihari. Niyo nasezeraniyeho, niyo yatumye nsezerana, kuko niyo yagaragaje imyaka yanjye. Kuko no kuvuga ngo niba narabatijwe ndi uruhinja, rero ntago nabatirijwe mu nda ya mama, nabatijwe naravutse. Iyo fishi yahise bisobanura rero mpabwa uburenganzira bwo gusezerana. N'ubu ngubu iyo ndi kumwe n'abana, usibye ko nubahwa reka mbabwire, mu bagabo bubashywe mu rugo, bubahwa mu rugo
aho bari cyangwa se bakubahwa n'abagore babo n'abana babo ndimo oya nta kwihagararaho turakijijwe nta kwihagararaho kundi dufite agakiza mu rugo nta kibazo Yesu rero yarakoze mu mumpera amashyi kandi Imana iho umugisha pasiteri wantomeye reka ndirimbe iyi ndirimbo rero itegereze isi n'ibiyirimo amaganya n'agahinda biyirimo ibyiza n'ibibi byose biyirimo ibibazo n'ibisubizo binyuranamo icyo ngicyo gitumye ntanga ubu butumwa mvuga nti uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora tukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi by'isi nabo byatugeza n'ukuri ese uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora tukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi by'isi nabo byatugeza n'ukuri umva imibabaro n'imiruho by'isi biri gutuma bamwe banduranya we bamwe bariba abandi bagatoroka ingo mu ngo z'abashakanyeho biracika dore bamwe baravuka abandi bapfa batangira urugendo abandi barusoza hari abicwa n'impanuka n'ibyorezo abicwa n'intambara cyangwa uburozi abapfa batarabaho nabo ni benshi munsi y'imyaka 5 nabo si bake harimo n'abiyahura bashaka urupfu ngaho gupfa udapfuye wapfa ukavaho abandi barishora mu biyobyabwenge ngo bitume nabo batora agatotsi ariko kubinywa si cyo gisubizo kuko iyo bibashizemo basanga ibibazo byiyongereye uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora tukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora tukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri ariko ubutumwa ndi gutanga muri kubwumva murimo murabyumva muri kubyumva wowe si isi uyirebye ubona iki iyo urebye hirya no hino ubona iki ntacyo wakora cyatuma wemeza abantu iyo uri muremure bakwita gasongo iyo uri mugufi ngure cyane ubutaka iyo utari nyagufu uburiza akayo iyo uri munini ngo dore uko kingana waba mutungura kugwa n'umuyaga iyo uri inzobe muri gatuku cyangwa akazungu waba uri igikara gusa n'inkoni iteka urakena ngo ukize nawe akubwira waba ukize ngo wabikuye ikuzimu kugira neza nabyo byajemo agatotsi ugize icyaguhesha aragutaranga uwari inshuti y'umuntu niwe mwanzi we uwishimye uyu musesha bababaye uwabyaye n'utabyaye bararira umubwire n'umukene ntibanyuzwe nutarigeze ahemuka kiri muto ari guhemuka ashaje ye babawe ibibi nibyo byinshi
yagufasha nubabazwe n'ubwisita guhiriye umuntu wese agendana n'ibimuhiga nugenda ukagaruka ujya ushima Imana isi hora ishaka ko nta mahoro wagira witsinda nukuhora wihangana nuko rero yikure mu mubabaro utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikuve mu mutima bijye kure yawe ukizwe neza kandi usenga ubudasiba naho ibyo bindi ubona byose n'ubusa ikibirusha agaciro n'ubugingo buhoraho uretse gukizwa nk'abajya mu ishuri umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi iby'iyi si naho tatugeza n'ukuri uretse gukizwa nk'abajya mu ishuri umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi iby'iyi si naho tatugeza n'ukuri
waza mbere ya 100. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Umera Yesu amashyi, umera Yesu amashyi. Babaze ninde muri mwe wakirwanirira agatsinda, ninde wa muri twe watishoboza igakunda, ninde muri mwe wakirwanirira agatsinda, ninde wa muri twe watishoboza igakunda. Wowe shika makomera urugamba ufite, wowe yawihangana ibibazo byawe, wowe shika makomera unambara urwana, wowe uradutuza. Ibya Yesu ni ku murongo, wowe shika makomera urugamba ufite, wowe nawihangana ibibazo byawe, wowe shika makomera